Hello my friends, muse mute. Ibisanzwe ani kuri Ndibanga TV, ngiye muri kumvana ku cyongozi. Ngiye rero tugiye kugabana muri iki kiganiro. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora gufata telefone yawe ukayibyaza amafaranga ku buryo bwa internet. Abantu benshi mu ngo internet bya amafaranga ariko ntimuzi uburyo ibyaramo amafaranga. Ukumva ngo ngiye internet yanyinjije amafaranga ngana gutya mu buryo ubu ariko ntumenye se byagenze bite kugira ngo yabone se yabonye yashoye iki yatanze iki. Izo mbaraga y'abantu baba batakaje nizo nje kukwereka uyu munsi ngo nkwereke ibanga ryagisha inyuma muri byose mu bugenda mwumva umunsi ku munsi. Ngiye hano hari uburyo bwinshi bwo kubyaza amafaranga kuri internet bugiye butandukanye, nawe ushobora kuba wakoresha mu nzira zo gushaka amafaranga kuri internet. Hari uburyo bwa social media, hari uburyo bwo kwamamaza, hari n'uburyo bwa platform zigiye zitandukanye abantu bagenda binjiramo babyaza amafaranga. Nkunda rero tujyanye kuri segonda ukikore no video hano. Reba hasi ndetse like uhakande ujye kwibutsa subscribe niba utarekora nyaboneka naho hakore ubundi dukomezanye n'iki kiganiro. None nta bintu byinshi ndi bugemo. Ni ukuvuga ngo platform ya mbere ushobora kubyazamo amafaranga ni YouTube, ariko nabyo bisaba gukora cyane ugashyiramo imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye. Hakaba n'izo bita online business, bisaba kuinvestingamo amafaranga. Hano ndabapiningamo channel ushobora gukurikira ibyo biganiro byigisha platform zigezweho online business ushobora gukoramo ukabyaza amafaranga. Nkuko mubibona iyi na umupira nambaye murabona neza cyane. Iyi none indi platform mbamwo ubwo wayireba nayo yitwa TMP. Wasacinga no ku YouTube ukayibona cyane no ku iyo channel ndi bubereka yitwa ICTV Rwanda 2, ICTV Rwanda 2. Ndapininga link yayo muri comment cyangwa mbereka na video zivuga ku iyo boro kwiza online business abantu mushaka kubyiga kwiga kubyaza amafaranga kuri internet birambuye, ariko byo bisaba kuinvestingamo amafaranga ariko akaboneka. Ni umuntu nyine yigisha platform nk'izi zigiye zitandukanye zitanga, nakubwira ko ziba zifite risk ariko abantu batangiye nazo mu bambere bagiye basha kuzibyaza umusaruro mu buryo bugiye butandukanye umwe na bumwe. Rero no mpamvu nanje hano kuri segonda ngo mbanze niba no kuri ibintu bya online business ukumva bavuga ngo gukora amafaranga kuri internet ariko utazi inzira bicamo, niyo mpamvu nanje kuri segonda ngo nkurangire uburyo bwabikorwamo akantu kandi. Ikintu cya mbere ari platform cya website muri make bisaba ko ushobora kujya mu kwinvestinga utitaye harimo risk zimwe na zimwe zivuga ko ushobora guhiramwo cyangwa se ukajya mu kimwe. Nabyita ni nk'urusimbi cyane nka betting, kubera ko amabandi nka gutyo hari igihe uyijyamwo warakererewe ugasanga igufungiyemo nta kintu urakuraho. Hari n'igihe uyijyamo mu bambere ugasanga abandi bayinjemo bwa mbere bari kuyinjoyinga ariko ati platform ikora neza nta yindi wakora ati business online. Rero nabazanira umuntu kugira ngo ajye bafasha kubigisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Uramusura channel ye nayipininze muri comment ya mbere y'video, umusure urebe niba koko ibintu yigisha nawe waje kugira ikintu ukuramwo, kuko uko bivuga mbamura nyine ari ibintu bizima kandi byabyara umusaruro, ariko nyine habamo na risk nkuko nabikubwiye rimwe rimwe zifunga. Ubwo rero niyo mpamvu nanje kuri segonda ngo nkurangire aho wayikura. Ikindi kuri YouTube biba bisaba gukora cyane. YouTube irahemba, TikTok ihemba bari bakora ama live bagahembwa ku magift, haka n'izindi platform zitandukanye ushobora kubyazamo amafaranga mu kwamamaza mu kugira ute. Ni ibintu byinshi, n'inzira nyinshi cyane zigira zibyara amafaranga. Ariko icyari kizanya cyane nyine nkuko wabonye ko title y'iyi video cyangwa se ukabona cyangwa yagize ino video, ni birashaka kubabwira mugende musuri iyo channel muyisure. Ndabizi neza ko mugomba kuyikunda. Mugomba kuyikora naye nayibonye irankonfirima nabati gute nanjye ntabwira abantu bankurikira hano kuri Ndibanga TV. Ni irindi banga nyine ubwo nako irindi banga tuvumbuye byo kubyaza amafaranga kuri internet. Rero niducike hasigaye nawe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share nyinshi cyane. Ahasigaye nanjye ikintu nanjye mbakora ndajya mbashakira ibintu byiza cyane bitandukanye bizanye babyara inyungu. Nkuko nibabwiye ugende usura iyo channel ngiye muri comment ya mbere y'iyi video. Ahasigaye ngiye turi muri ko kiyongoza turi kuri Ndibanga TV. Rero tuzabone muri video butaha. Ciao ciao.